Haleluya, Yesu ashimwe. Ndabaramukije amahoro y'Imana n'abe muri mwe. Dushimye Imana ko iduhaye uyu mwanya mwiza kugira ngo tuganire ijambo twasomye, none turebere hamwe imirongo yadufashije. Uyu munsi twasomye mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri, igice cya 7, cya 8 n'icya 9. Twasomye kandi mu butumwa bwiza bwanditswe na Mariko, igice cya 15. Imana iduhana umugisha. Uyu munsi umurongo twazirikanye twawukuye mu gice cya 8 n'umurongo wa 14. Ariko kugira ngo twumve neza iby'uwo murongo, munyemerere dusomye duhereye ku murongo wa mbere. Haranditse ngo: amategeko yose mbategeka uyu munsi mujye muyitondera, muyumvire, kugira ngo mubeho mugwire, mujye mu gihugu Uwiteka yarahiye ba sokuruza banyu ko azabaha mugihindure. Kandi ujye wibuka urugendo rwose rwo mu butayu Uwiteka Imana yawe yakuyoboyemo iyi myaka uko ari 40, kugira ngo igucishe bugufi, ikugerageze imenye iby'umutima wawe, yuko wakwitondera amategeko yayo cyangwa utayitondera. Nuko yagucishije bugufi, ikurindira ko wicwa n'inzara, ikugaburira manu wari utazi n'abasokuruza banyu batigeze kumenya, kugira ngo ikumenyeshe yuko umuntu adatungwa n'umutsima gusa, ahubwo yuko amagambo yose ava mu kanwa k'Uwiteka ari yamutunga. Imyenda yawe ntiyagusaziyeho, kandi ikirenge cyawe nticyabyimbaga muri iyo myaka uko ari 40. Emeza umutima wawe yuko Uwiteka Imana yawe iguhanisha ibihano, nk'uko umuntu ahana umwana we. Ujye witondera amategeko y'Uwiteka Imana yawe, ugende mu nzira ikuyoboye, uyubahe. Kuko Uwiteka Imana yawe ikujyana mu gihugu cyiza, kirimo imigezi n'amasoko n'ibidendezi birebire bitembera bidudubiriza mu bikombe no mu misozi, mu gihugu cy'ingano na sayiri n'imizabibu n'imitini n'amakomamanga, ni igihugu cy'imyelayo n'ubuki, ni igihugu uzariramo ibyo kurya ntibibure, ntuzagira icyo ugikeneramo. Ni igihugu cy'amabuye y'ibyuma n'icy'imisozi wacukuramo imiringa. Uzarya uhage, uzashimira Uwiteka Imana yawe igihugu cyiza yaguhaye. Wirinde ntuzibagirwe Uwiteka Imana yawe, ngo utitondera ibyo yategetse n'amateka yayo n'amategeko yayo ngutegeka uyu munsi. Numara kurya ugahaga, ukamara kubaka amazu meza ukayabamo, inka zawe n'imikumbi yawe n'ifeza zawe n'izahabu yawe n'ibyo ufite byose bikaba bigwiriye. Uzirinde umutima wawe we kwishyira hejuru, ngo wibagirwe Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa, mu nzu y'uburetwa. Imana idufasha. Aya magambo dusomye byari kugira ngo twumve ukuntu Imana yabwiye Abisirayeli kuzirinda. Ahangaha barimo basoza ubutayu benda kwinjira mu gihugu cy'isezerano. Imana ibabwira ukuntu ari igihugu cyiza, ariko ibasaba kutibagirwa nibamara kurya bagahaga. Twasomye ku murongo wa 11 ngo wirinde ntuzibagirwe Uwiteka Imana yawe, ngo witondere ibyo yategetse, amateka n'amategeko yayo. Mu by'ukuri uru rugendo rw'Abayisiraheli tujya turugereranya n'ubuzima bwacu tubamo bwa buri munsi, kubera yuko hari ahantu unyura hameze nko mu butayu. Hari ahantu unyura hameze nko mu butayu, ukabana n'Imana, wumva ufite ibintu bikugoye, wumva ufite ibintu bikuruhije, ukajya wibaza ukuntu uzabusohokamo. Hanyuma rero igihe cy'Imana kikagera, ugasohoka muri ubwo butayu bw'ubuzima, ukinjira mu buzima bwiza twakwita nyine ko bumeze neza, ukubaka, ugahirwa, ugakora bikagenda, ibintu ukabona ni byiza pe. Muri icyo gihe rero Imana itugira inama, mu gihe ugeze muri ibyo bihe byiza byo gukora bigakunda, ukunguka, byo kuhirwa n'ubuzima, ukumva umerewe neza muri ubu buzima bwa buri munsi, ntuzibagirwe Imana yakurindiye muri cya gihe wabayemo umeze nko mu butayu, wabayemo bitagenda, wabayemo ubona bigoranye, wabayemo ubona bikomeye. Ntuzibagirwe Imana yabanye nawe muri ibyo bihe, ikakurinda, ikakwambutsa, ikakugeza mu bihe byiza.
kandi ntuzikomange mu gatuza ngo wibwire ngo amaboko yanjye niyo abikoze, ngo wumve uri umunyabwenge, ngo wishime imbaraga zawe. Oya, ntuzabikore. Uzarinde umutima wawe we kwishyira hejuru ngo wibagirwe Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa, ngo wibagirwe Uwiteka Imana yawe yagusohoye mu bihe bibi kakwinjiza mu bihe byiza. Hari abantu bijya bibaho agasenga mu bihe bigoranye, akabana n'Imana, akitwararika, agakiranuka, ariko Imana yamusohoreza amasezerano, yamwinjiza mu bihima yagiye imuganiriza akamubwira iti humura, komera, nzabana nawe, ni ukuri imbere ngufitiye ibyiza. Yakwinjira muri bya byiza Imana yamusezeranije, abigezemo akadamarara, akibagirwa Imana, agatinyuka ibyaha atatinyukaga, ugasanga kubona umugisha Imana imuhaye umuteye kuyitera umugongo. Ntibikabe warumvise ijambo ry'Imana, ntibikabe warasomewe ijambo ry'Imana. Oya, iteka uri mu bihe byiza, uri mu bihe bibi, jya wikomeza ku Mana kandi uyigire inshuti y'ibihe byose. Uyigire inshuti y'ibihe byose. Uyu murongo twazirikanye watubwiye ngo uzirinde umutima wawe wo kwishyira hejuru ngo wibagirwe Uwiteka Imana yawe. Uzirinde nugera mu butunzi bwinshi, uzirinde nugera mu masezerano Imana yakubwiye, ukomeze wubahisha Imana, ukomeze uyishyire imbere, ukomeze ibi ya mbere mu buzima bwawe. Ibyiza Imana iguhaye, imigisha Imana igutujemo, ntikabe impamvu yo gusubira inyuma no kureka Imana, ntikabe impamvu yo kureka gusenga. Ubu hari abantu batasenga, batakijya guterana, babonye umwanya wo gukora siporo, babona umwanya wo kuryoshya iminsi yose. Nshuti, ntabwo ari ibyo Imana yashakaga. Yaguhaye ibyiza kugira ngo ukomeze uyumvire kandi uyubahe, mukomeze musabane. Rero ibyiza Imana yaguhaye, umugisha Imana iguhaye, wigutera gusubira inyuma, wigutera kwibagirwa amakuba n'ibyago waciyemo ngo usuzugure Imana, wimike izindi Mana. Abantu babonye amafaranga batinyuka ibyaha batatinyukaga, basubira mu nzoga. Akavuga ati oya, umuntu ufite amafaranga se yanarega kwigurira vin, nta nubwo nigeze nyimenya. Ni ukuri, ntabwo aricyo cyatumye Imana iguha amafaranga. Amafaranga yawe yubahisha Imana kugira ngo ukunde, urame kandi uzabeho mu bugingo bw'iteka. Amafaranga yiguha mu mutima ngo bitume wibagirwa Uwiteka Umuremyi wawe mwabanye muri bya bihe byose. Yaguhaye kugira ngo uyakoreshe ibyiza kandi wubahe Imana muri yo. Imana igushoboze kandi ikuyobore. Amen.